the more for the rich or for the one who terrorizes us or for the one who is more powerful than us. We should have democracy. Mu mwaka w'2011 mu gihugu cya Libya habaye isomo rikomeye cyane ku isi yose. Umugabo wari umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi, Muammar Gaddafi, yari umuntu wubashywe, watinywaga kandi wifuzwaga n'abanyapolitike benshi. Ariko mu gihe gito cyane byose byarahindutse. Inshuti ze za hafi zaramutaye, bamwe mu bamurindaga baramuhinduka kandi igihugu cye cyamugiriyeho umutwe umwe. Byose byatangiye ubwo yirengagiza itegeko rimwe ry'ingenzi cyane mu mategeko y'imbaraga. Ntukizere inshuti cyane, korana n'abanzi mu by'ubwenge. Sasa rero buretse wumve, ishobora kugenga abantu bose ariko ukibagirwa kugenga ibitekerezo byabo. Imbaraga zawe zirashonga zigashonga nk'urubura. Ubu nibwo buryo isi ikora. Ntibihagije kugira amafaranga cyangwa izina, ugomba kumenya ubwenge bw'imbaraga, uko zikora no kuzikoresha neza kugira ngo zitakugenga. Nitwa Jay, uri kuri Zen TV. Aha niho tugiye kwiga amategeko 48 y'imbaraga, inyigisho zitandukanye abantu basanzwe n'abagenga isi bagomba kuba bazi. Turi mu rugendo rutazaburwa amagambo gusa, ahubwo ruzaburwa ukuri, ubwenge n'imyumvire. Niba ukunda gusobanukirwa ubuzima, leadership, nuko umuntu yakubaka izina rye, subscribe kuri Zen TV kugira tujye tugendana muri uru rugendo. Kuko umuntu utazi amategeko y'imbaraga ahora akorerwa n'abayazi. Aka kantu kumve neza nshuti yanjye. Umuntu utazi amategeko y'imbaraga ahora akorerwa n'abayazi. Buriya abantu benshi batakaza amahirwe kubera ikintu kimwe, gukora neza cyane imbere y'ababakuriye. Umuyobozi ahora ashaka kwiyumva nk'uri hejuru. Niba ushaka gutera imbere rero, reka yumve ko ari ugufasha gutsinda kandi umuhe icyubahiro akwiriye. Imbaraga nyazo si ukuvuga ngo urusha abandi, ahubwo ni ukumenya igihe cyo kumurika n'igihe cyo guceceka. Itegeko rya kabiri, ntukizere inshuti cyane, kurana n'abanzi bawe mu by'ubwenge. Inshuti ikunda kugushimisha ariko rimwe na rimwe ikagutenguha, kuko ubushuti bushingiye ku marangamutima naho ububasha bushingiye ku nyungu. Umwanzi wawe iyo umwegereye mu bwenge ashobora kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi, kuko azi neza uko uteye n'uko ukora. Menya gukoresha abantu bose, kabone n'abanzi bawe mu nyungu zawe. Itegeko rya gatatu, hisha imigambi yawe. Iyo abantu bamenye imigambi yawe bashobora kuyisenya mbere yo kugerwaho. Umunyarwanda yaravuze ati, aho ibanga rinyuze urwango rurahaca. Ibyo uteganya bikorwe mu ibanga, maze abantu bazatangarira ibisubizo aho gutangara ibyo witegura gukora. Hisha icyerekezo cyawe ariko ugaragaza icyizere n'ubushobozi. Itegeko rya kane, uvuga bike uko bishoboka. Ijambo rimwe rishobora kubaka, irindi rigasenya. Uvuga byinshi agaragaza intege nke ze. Uvuga bike abantu bakwibazaho bakakubaha. Ububasha buturuka mu kuvuga igihe gikwiriye kandi ugatinda kuvuga mu gihe abandi bose bamaze guceceka. Itegeko rya gatanu, rinda izina ryawe kurusha ubuzima bwawe. Izina ryawe ni intwaro ya mbere, kandi iyo ritakaye imbaraga zawe zirashonga. Buri gikorwa cyose cyawe kigaragaza uwo uriwe, kandi buri jambo ryawe riba inyandiko mu mitima y'abakuriye. Rinda izina ryawe rero, kuko iyo ryangiritse nta kintu na kimwe gishobora kubyorosa vuba. Aya mategeko 5 ya mbere atwigisha ikintu kimwe gikomeye: ububasha si intwaro yo gusenya, n'ubumenyi bwo kwifata mu bantu. Igihe utangiye kumenya uko abandi batekereza, uba watangiye kugenga isi itakugenga. Uba watangiye kugenga isi itakugenga. Njye nitwa Jay kuri Zen TV, kandi mu gice gikurikira tugiye kureba uburyo bwo gutsinda abantu utabarwanyeho. Ushobora kwigarura imitima yabo ukabategeka mu bwitonzi. Ntibagirwe gukanda subscribe kugira utazacikanwa n'igice gikurikira cy'amategeko 48 agenga imbaraga hano ku isi. Peace out.